Igitabo cyo kugana Yesu igice cya kabiri. Muri kumwe na Marita Karasira. Uko umunyabyaha akwiriye Kristo. Mbere umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka. Nta nenge yari afite kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera kandi ibyo yari agamije byareraga. Ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umutima wudeburwa n'ibicumuro bituma abura uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi. Aba imbohe ya Satani, kandi rero yajyaga kugumya kuba iteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Imigambi y'umushukanyi yari yo kugwabiza inama Imana yari ifitiye umuntu ikimurema. Icyatumye Satani yuzuza isi agahinda n'umuze kwari ukugira ngo abiherereze ku Mana ngo niyo yabiremye. Abantu bataracumura buzuraga n'ubwo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwemo. Abakolosayi igice cya 2:3. Ariko aho amariye gucumura ntiyabaye akinezezwa n'ibyera, niko gushaka uko yakwihisha Imana. N'ubu niko bikimeze ku muntu utabyawe ubwa kabiri. Ntabasha gushyira hamwe n'Imana ndetse ntiyishimira kubana nayo. Umunyabyaha ntiyabasha kunezererwa imbere y'Imana. Yakwiheza mu iteraniro ry'abera. Nubwo yakundirwa kugera mu ijuru, ntiyahasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza rukaba rwamujijisha. Ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyurana n'iby'abaziranenge baho. Ijwi rye ryasobana n'iry'abari mu ijuru. Kuba mu ijuru byamubabaza kuko yabura uko yihisha Imana ibera abakiranutsi umucyo n'umunezero. Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, ahubwo abanyabyaha nibo bibuza kuko batabasha gushyikirana n'abaho. Ubwiza bw'Imana bwababera umuriro ukongora. Bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwapfiriye kubacungura. Ubwacu ntitwabasha kwisayura mu rwobo rw'ibyaha twaruhamyemo. Imitima yacu iranduye, ntabwo twabasha kuyihindura ubwacu. Ninde wabasha kuvana icyiza mu kibi? Ntawe. Yobu igice cya 14:14. Gutekereza kwa kamere y'umuntu gutera kwanga Imana, kuko kutumvira amategeko y'Imana kandi kutabasha kuyumvira. Abaroma igice cya 8:7. Nubwo twagira ubwenge bwahe n'ubuhanga n'imbaraga, ntitwabasha kwihindura. Icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyabasha guhindura umutima we wa kamere. Ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha akera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu. Ubuntu bwe bwonyine busa nibwo bubasha guhembura ingeso nziza z'umutima no kuwegereza Imana ngo were. Umukiza yaravuze ati, umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Yohana igice cya 3:3. Kwibwira yuko umuntu akwiriye kwiyungura mu byo asanganywe byiza ni ukwihamagara urupfu. Ibyo ntibihagije. Umuntu uko ari ntavukana ibyiza by'umwuka w'Imana, kuko wabireba nk'aho ari ubupfu, kandi ntabasha kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'umwuka. Ntutangare ko nkubwiye yuko bibakwiye kubyarwa ubwa kabiri. Icyambere cya Korinto igice cya 2:14 na Yohana igice cya 3:7. Kristo yandikiwe ngo, muri we harimo ubugingo. Ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryaha abantu dukwiriye gukirizwamo. Yohana igice cya 1:14 n'ibyakozwe no mu gice cya 4:12. Ntibihagije kumenya ubugwaneza bw'Imana no kurora kugira neza n'ibambe rya kibyeyi by'imico yayo. Ntibihagije kugenzura ubwenge bw'amategeko yayo no gukiranuka kwayo, ukabona ko ashinzwe ku rufatiro rw'urukundo rudahanguka. Intumwa Pawulo yari abizi, niko kuvuga ati, nemera amategeko ko ari meza. Amategeko ni ayera, ndetse itegeko ryose rirera, rirakiranuka, ni ryiza. Abaroma igice cya 7:14. Pawulo yifuzaga cyane kubonera no gukiranuka, akanirwa kubyishikiriza, niko gutera hejuru arataka ati, mbonye ishyano, ninde wanyuze umubiri untera urupfu? Abaroma igice cya 7:24. Igisubizo ni kimwe gusa, ngiki ngo, nguyu umwana w'Imana
ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Yesu niwe nzira y'agakiza. Umwuka w'Imana yabishushanyije mu buryo bwinshi kugira ngo yumvishe neza abifuza gukizwa umutwaro w'ibyaha. Ubwo Yakobo yari amaze guhenda Esawu ubwenge agahunga ava iwabo, yumvaga icyaha cye cyamutsikamiye, cyamugushije hasi, ari igicibwa, atagira shinge na rugero, yatanye n'ibintu byose bikundisha umuntu kubaho. Ariko kurutaho, icyamuhagaritse umutima ni uko yatinye yuko icyaha yakoze cyamutanyije n'Imana kikamuvutsa ijuru. Abura n'aho yacumbika ngo aryame, yihirika hasi afite agahinda, akikijwe n'imisozi gusa imukubiye hagati, araharara burinda bucya. Hejuru hari ijuru ryakaho inyenyeri. Agisinziriye abona umucyo utangaje urabagirana usaba ikibaya cyose aho yari aryamye. Agiye kubona abona urwego runini ruvuye ku isi, umutwe wari ugeze ku marembo yo mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana baruzamukiraho kandi barumanukiraho, maze yumva ijwi rivugira mu bwiza bwo mu ijuru rimubwira ubutumwa bwo kumurema agatima bumutera ibyiringiro. Muri ubwo buryo Yakobo yamenyeshejwe iby'umutima we wifuza, agaragarizwa neza uburyo umuntu nkawe w'umunyabyaha yabasha kongera kuzura n'Imana. Rwa rwego Yakobo yaboneye mu nzozi rwashushanyaga Yesu ari we muhuza wenyine n'Imana n'abantu. Urwo rwego nirwo Yesu yabwiye Natanayeli ubwo yavugaga ati, muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bakarumanukiraho. Yohana igice cya mbere umurongo wa 51. Ubwo abantu bahakanye bacanye n'Imana, isi itandukana n'ijuru. Imanga yaciye hagati ituma umubano wo gusabana ubura. Ariko ku bwa Kristo isi yongeye guhuzwa n'ijuru. Kubaho kwe kuboneye niko Kristo yatindishije imanga yaciwe n'ibyaha, kugira ngo abamarayika bakorera Imana babone kubana n'abantu. Kristo ni uhuza umunyabyaha w'intege nke, agatuma ashyikira imbaraga z'Imana zitagira akagero. Kwibarira amajyambere kw'abantu ni ukugorwa n'ubusa, kandi imirimo myiza yose dukora gutuma abantu bajya mbere nta kimaze iyo tubikoze tutitaye ku isoko y'ibyiringiro. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose biva ku Mana. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17. Nta wagira imico myiza atayikomoye ku Mana, kandi rero nta yindi nzira yo gutuma abantu bajya ku Mana keretse Kristo wenyine. Yaravuze ati, nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Umutima w'Imana ugirira abana bayo bo mu isi urukundo ruhebuje. Ubwo Imana itatugomwa umwana wayo, nta kindi yatwimye, ahubwo yahaze ibyo mu ijuru byose ku bwacu. Ukubaho kwera k'Umukiza, urupfu rwe, kuduhakirwa kwe, no guhendahenda k'Umwuka wera, byose bikubira hamwe kugira ngo bizanire abantu agakiza. Yemwe, tuzirikane igitambo gihebuje twatambiwe. Tugerageze gusobanukirwa n'umwete wo mu ijuru badufitiye n'imirimo bakora, kugira ngo bagarurire abazimiye mu rugo rwa Data wa twese. Nta migambi myiza isumba iyo, nta buryo bwaruta ubwo. Ingororano ihebuje ibikiwe abakora neza, n'umunezero wo mu ijuru, n'umubano w'abamarayika, umwanzuro n'urukundo by'Imana n'umwana wayo, ububasha bukize kandi butunganye rwose tuzahorana mu bihe bidashira. Mbese ibyo byose ntibikwiriye kudutera guhakwa ku Mana n'umucunguzi wacu tubikuye ku mutima. Ubundi Imana itweruriye ko izacira icyaha aho iteka, kandi tugaragariza iby'igihano kitazakuka cyo kurimburwa buheriheri. Ibyo byose ni ibyo kutubura kugira ngo tudahakwa na Satani. Mbese twahinyura imbabazi z'Imana? Hari icyo yirengagije kudukorera se? Niba ari ntacyo, tujye tumerera uko bikwiriye uwadukunze urukundo ruhebuje. Nuko nimucyo dukoresha umwanya twahawe kugira ngo duhinduke, tumere nka Yesu, dusubire kubana n'abamarayika, tugire ubumwe bushyitse bw'isanga n'ingoyi, twuzura na Data wa twese n'Umwana we.